Mwongeye kwirirwa nshuti zanjye, inshuti z'Imana, Imana ibahe umugisha, Imana ibakomereze imbaraga. Bahaye ikaze ku rubuga rw'Ibimera TV, njye mwumva kuri mikoro nitwa Beya. Ndashima Imana ko turi bazima, yatwongeye umunsi mu kuboko kwacu. Aka kanya ka none rero nk'uko dusanzwe dusangira imbaraga z'ibimera, uyu munsi wa none mbazaniye akantu, ariko mwari muzi yuko indwara yitwa imisuha, ariyo mu rurimi rw'amahanga bavuga ngo ni prostate, ikira? Abantu benshi basigaye barihebye bakavuga ngo ntikira, ariko iyi ndwara yitwa imisuha irakira. Abatazi imisuha, bikunda kugaragara cyane ku bagabo, aho agenda akabyimba imyanya ye y'ibanga, ikabyimba ikabyimba nyine, namwe murabyumva ikiba kizavamo aba ari urupfu rwihuse. Ariko abanyarwanda ba kera barayivuraga kandi igakira burundu ikagenda. Imisuha rero cyangwa se prostate, ngiye kubarangira umuti ushobora gukoresha, muzawushake kandi abafite icyo kibazo muzawukore kuko niwo urizewe. Gira gutya ukagenda mu gisambu, ukagenda ugashaka igiti bita umutozo. Umutozo ni igiti kiboneka ahantu hadahingwa cyane nko ku manga, kiba gifite ibyoya bimeze nk'iby'ikinyabwoya. Uragenda rero ugaca umutozo, amababi y'umutozo, ukaza ukayasekura. Wamara kuyasekura ntabwo ushyiramo amazi, oya, urakamura, ugakamura utuzi tuvuyemo, hanyuma utwo tuzi uratunywa. Ibikatsi urabifata ukabishyira mu isashe itava, uba wayiteguye, za shashe bashyiramo amata, bashyiramo inyama, mbese ishashi itava. Ibyo bikatsi uko byakabaye bigitose, wamaze gukamura utwo tuzi, urabifata neza ukabisanza kuri iyo sashe, ukagenda ugapfuka ahantu habyimbye. Ntabwo wambira cyane, nyine ni nkaho isashe igufasha ko bitagwa. Ufite uburyo wabisigaho bikagumaho wabisigaho, ariko nanone biba bishaka ngo haze kubonekamo icyunzwe gituma wa muti winjiramo imbere mu ruhu, ugiye guhangana na twa dusimba twatumye prostate ibyimba. Hanyuma twa tuzi twavuyemo uratunywa. Tunywa mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ibyo ubikora iminsi 14. Nyuma y'iminsi 14 uba wiyumva kandi unanabona impinduka kandi zifatika. Iyo rero habyimbutse, kuraho yasashe, ugasigara ku kintu cyo kugira gute, cyo kunywa. Ukajya utunywa nyine utunywa. Njya mbabwira ngo imiti y'igishaka cyangwa se ibyatsi by'ikinani ni nk'imboga, akenshi ntacyo bigutwara. Doze yayo nta kintu bigutwara rwose. Urabifata wowe urwaye prostate, ukabifata mu gihe cy'iminsi 14, hanyuma nyuma y'iminsi 14 ugasubira kwa muganga bakagupimira, bakareba aho prostate igeze. Abenshi rero iba yakize, iba yasubiranye, kwa kubyimba bikuzura
umwenda aba yambaye biba bitakiriho, aba yasubiranye ubuzima buzima. Ngaho rero ku bantu bayirwaye, enjoy, mushake icyo giti kirabafasha kandi mubikore uko nabibabwiye mutahusha. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, niba wabikunze ukande subscribe,